Wantoze ibyo nkora ndashona broski udakora nikosa sozo ni nyinshi zipiyora heavy ntiwapfa no kumbona ibikorwa n'imigisha myinshi usigara bench bakunda kuvuga doranda yoro ubushyuhe n'ibwinshi ayo mazi ndavoma nkukoresha yoga yola abantu mukunda yoga go for location abantu abahita tubabwire gute yahuzo muri show muri life Amakuru mwese mukurikiye Legacy TV n'ubwa mbere mumbonanye brand vuba aha muraza kubona ama t-shirts n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye cyane bwa Legacy TV muri kumwe nanje Albina Sydney on my left number 1 K-Shot Jacinda Wino no Jacinda Wino Bisham your hero me and the gang we killing the game we making them I see. By the way, ako kavasi niko kambere nkunda. Uyuvuga kuri akuntu K-Shot Rwanda. K ubundi ni Kenny, right? Yeah. Shot byavuye. Byarizanye tu. Washaka nko kusanisha kuki? Shot nyene, like, yeah. Like a trigger or like a trigger, or like a shot. It's a lot of things, you know. Taking shots, you know. Definitely. Yeah. Hanyuma uvuze ati nje sindi wino wabaga ushaka kuvuga ntago ubinose memeze gute K-Shot. Nyine mba numva ndi ntari kuri level yino tu ndi kuyindi bigger thing. Like bigger level, bigger destiny. Dutambuka K-Shot nubwa mbere ugaragaye ku mashusho ya Legacy ngende n'umufana wawe by the way. I love your work so much. Abantu bagufana ubibona gute like uri kubona level iri kuzamuka uri kubona biri kugenda neza uri kubona gute business? Ibintu biri kugenda neza nyine abantu barabyumva bakagenda arabafana arabagira ariko nyine byose bigenda neza we move forward, you know. Higher we go. Ni nkande wakubwiye nk'ikintu ukavuga uti man uranyishe wowe. Ikiza cyanjye sinjya mbyibuka. Ndabireba bikambabaza nko muri uwo munota cyangwa sinabitindeho. The next day nkabona nabyibagiwe. Narwo ngende ama dislikes. Vugisha ukuri. Wala ndeba ka like gusa navuga okay naka view navuga ni fresh. Twegera hano K-Shot hari ikintu nibaza uri muri ya groupe ira ni groupe mwakoze ya bira bintu bya bino ngo injyana ijyanye drill season ni umushinga ni groupe ni ibintu bimeze gute abantu benshi babyibazaho drill ni injyana drill season ni EP yanjye yitwa drill season drill movement ni drill movement abantu bose babakora drill, you know, and of course ni hip hop in general. It's not just drill, it's also trap and everything. Yeah. Ubwo no kuvuga ngo ibyo bintu ni nk'igikorwa wakoze ahubwo nuko abantu benshi basajya ngo ni nka gang mwafunze. Nandi no kuvuga ngo twageze muri drill season igihe cya drill cyaje tugiye kubera ikintu bicyashye birenze n'ikintu kidasaye. Nase cyarangiye. Ntabwo kirarangira. Nuvuga ngo nibwo kigitangira. Mfite ubwoba. Kandi kizaza in so many forms zitandukanye like abantu benshi baza nungu barabikora ariko bizagenda bigrowinga bizabyaramo n'ibindi bintu birenze tu K-Shot uri mu bantu navuga ko bakiri bato bamaze gukora ibikorwa bimaze kugera mu buryo buri international kuko iyo ubona umuntu ari nka Canada kifata amashusho aririmba indirimbo yawe bari ibintu byiza na BBC you know Mike urani iki ajya kuri BBC na bitingi so ibyo bintu ubibona gute wakira gute iyo fame uri kujyamo ukiri muto ubicamo gute mbicamo neza tunda byakira nka bya acknowledginga nkareba aho mvuye naho ngeze nka bya acknowledginga nkavuga I'm happy but I have to get further than this. I don't have to be satisfied, you know. It's just the beginning kuri ngewe tu. Okay. Mba numva nta kintu kizima ndakora tu. Zujana wallahi. Ubu nago biraba. Mba numva nta kintu ndakora. Ese ko wadutwitse tumaze. Urashaka iki kintu ugiye gutwika ni? No bigiye kuba ibindi bintu. K-Shot hari kiri kintu njya mbona muri ya groupe yanyu sinzi nge nyita nka groupe cyangwa gang kuri ukorana ba Ish Kevin ni nk'umuryango that family ikora hip hop n'ibindi nk'ibyo ku bwanje nibaza kuki mutajya mu byimbo urabona abastari abantu benshi barabizi ugasanga niyo muye mu nzira eka niyo mwamwariganye primaire gucaho yiruka nta nubwo shano kuramutse kuki mwe mutabyimba kandi ibintu byanyu mukora bibyimbye niko navuga kuki mutabyimba why nuko twamenye secret yuko nyine the secret to success no kuba humble biri mutu sushona like kuba humble and gukundana guhuza no kuzamu like
success yundi nta kintu yatwara kuri success yawe ahubwo ureba future kavuga like uriya nawe na growing nanjye nda growing you know you get me yeah man yeah exactly umuryango wawe urawufite Keshot umuryango famille like family ndayifite kabisa irahari baragushyigikira barabikunda ibintu ukora yeah I can say so baragerageza kugushyigikira baragerageza bavuga ati ko se biriya bintu waririmbye noneho biti ewa nibyo bintu kabisa unabimbajije nukuyita nkwirengagiza nkahubwira ubwo nyine niba utabyumvishe akundi wese bigenze definitely hanyuma Keshot hari ibintu abantu benshi bagiye bavuga ati zira groupe baraje batwike barahita bazima bamwe barabafunga buri gihe bahora bavuga ati abantu bari muri hip hop bafata ibiyobyabwenge ibintu byinshi cyane bitari byiza mubicamo mutewe nka Keshot ku giti cyawe ko niyo amahirwe kwita mbona ubicamo gute se nicyo wababwira ni koko se ni ngombwa ngo mufate ibyo bintu kugira mugirira mirongo irenze muririmba biriya bintu byose tubona bitwika cyangwa se bica kuri social media mubivuga gute mubibaho mutewe nka Keshot ngewe ntago mbitindaho tu cause birazwi abantu bose barabikoresha nawe ngewe focusinga ku byanjye nkirinda negativity like nyine I just go through it exactly nzi icyo uyu muntu runaka antekerezaho nshobora no kuba ntabikoresha ariko image anyekaho ntago rero nzamwereka. You get me? Even imagine I'm proving wrong. I always be working. I always do my shit, mind my business. Kuko ninjya ku focusing on that type of things. Nanjye nzabijyamo cyane bibe birebire kandi you know it's too much drama for nothing. Ngende gutekereza kuba worldwide uri kumbwira utuntu ngo ibiki. Is that gonna give me money? Wapi? Ngiye kigeze nuko I focus on my shit. I get the bag. The bag's gonna make him shut up. You get me? Definitely. Coming to that, do you like your bag yawe cyangwa se uburyo ukoramo imifungo yawe ni mukuririmba gusa cyangwa ufite n'izindi mpano Keshot? Impano ni nyinshi. Impano promoting no kuririmba gusa. Ariko hari nk'iyindi runaka iri top secret cyangwa se nazwe. Impano yanjye nuko ndi genius. Genius. Low key. Umuntu ucishije make ndi genius. I mean I'm a genius. Yeah. Kwishura bakanga Keshot. Aho guwa mbere. Avugisha ukuri? Wallahi. Kiye kigo. Wambaye kukiye kigo Keshot. Aho guwa mbere muri primaire. Kukiye kigo nyine icyo kigo reka tukimenza tumenya muri comments. Aho guwa mbere mani. Wize primaire. Primaire nayize école internationale. École internationale. Tu parles français? Ouais. Comment ça va? Je vais bien, toi. My God. Iyi ni level. Ni izindi level nuko nyine tuba twabicishije gake. Nukuvuga ngo muri ubwo buryo uri no mu bantu baba bakora injyana ya trap n'ibindi ari kuzindi miziki zitandukanye. Yeah. Ubwo uvuga icyongereza igifaransa cyo nacyumvishe deje cyane Rwanda. Icyongereza igifaransa Igiswahili ndagerageza. Mambo. Niko bien. Let's go. Keshot nago wancika utampaye umurongo urankorera umurongo aga freestyle cyangwa se mu ndirimbo yawe tuzi yariyo yose ariko mbere na mbere nicyo wabwira abantu bagukunda ko barahari benshi cyane. Icyo nababwira nuko nyine bakomeza bagashyigikira nanjye ndabakunda by'insazi. The love is insane and I appreciate buri muntu wese supportinga kandi ndamubona everywhere kandi binkoraho buri muntu wese mushyashya mbonye yaba ari ibintu birenze yabe like yo appreciate kabisa. Keep doing that, keep supporting uko ibyo byose you know. Natwe I'm gonna keep working. Definitely. And to the haters babantu bandika ibintu biri you know cyase bavuga ibintu runaka cyangwa se naga video merutse kubona kwa the goat mukuru the cat agacishaho uri kumwe n'abantu benshi gang abantu babeza babana beza bira ni ugutwika nibiki ko ari nkaho yabisobanuraga nkaho uri umwami wabaye harya wa mwami ufite abagore benshi bamwita nyibutse wa undi wo muri Afrika bamwita gute oya pana Salomo tumureke hari undi Muswati King Muswati ni bira nibiki bira bintu wabibonye uteye kuko byaravuzwe baravuga ati Keshot yatwitse Keshot arabatwaye bose abagore bose na umwami bimeze gute? Happy man ngewe biyemba ndi chill tu narabirebye nyine
mbonamo ikintu ngo nta kintu ubonamo ikintu sinakibonamo nyine ndaseka ndikomereza nyine we move I don't know man I don't know what's going on I'm just like ninje bavuze bigeze okay you move you know definitely hanyuma dusoza nibibazo bibiri hari icyo bubwire abantu bari negative cyangwa se abantu badashima ibyo ukora ariko nkunda kubaza kuri legacy intambwe zawe imbago yawe y'ubuzima niki gituma ukibyuka ukava mu rukavuga uti ngende kesho reka nkore na map nziza cyangwa se ngira ibyo nkora igituma mbivuga like bekiye zawe imbago z'ubuzima hariko tugenderaho hari umuntu kwinspiringa bimeze gute ngendera I guess ni ibintu mba nshaka kuzageraho mu buzima bitewe n'ibintu mba narabonye bitewe yaba ari abantu muri proche yaba ibintu naba narabonye experience nyine z'abandi bantu nyine zikama inspiration nyine zo kugira discipline nkagera ku cyo nshaka kugeraho nyine tureba nibyo bituma mbyuka n'urukundo mfitiye music narwo ubwarwo ni runini rero kandi ni ikintu like it's my passion so irambyura every day ikanyereka like ibintu wabikoze uri gukina reba ukuntu bimeze tekereza you get me tekereza kesha uravuze ngo ikambyura uzi kirundi wapi shana nawe gufronting nawe gukaping cyane DJ Ambitious. DJ Ambitious. Yeah. Is he your brother? Like Murasa birakabije. Shout out to you DJ Ambitious by the way. Yeah. Ko musa ni gute bimeze bite? Simbizi man nubwo turahura. Ariko arabizi nayo ko musa barabimubwiye. Barabimubwiye. Probably. Ndabibonye vraiment. Yeah. Anyways, dusoza duhe acapella wenda ndanaririmbamo nimba ari ibyo hari indirimbo nuvuga iyo nze ndahogozamo nanjye. Bingaragare nabi. Niba ntoze ibyo nkora ndashona broski udakora nikosa sozo ni nyinshi zipiyora heavy nopfa no kumbona ibikorwa n'imigisha myinshi usigara bench bakunda kuvuga doranda yoro ubushyuhe n'ibwinshi bimaze ndavoma nkukoresha yoga yola abantu mukunda yoga go follow Kesha Rwanda abantu mukunze imiziki ye he's the best he's making it support abantu abahita tubabwire gute yahuzo muri show muri live. Big up to you watching Legacy TV. Big up to Miguel behind the camera, Albina Sini, B Olin, or Bina.